reka twongere tubahereze ikaze kuri West White TV aho waba uri hose, waba uri mu gihugu cyangwa se uri hanze y'igihugu, mu ntara y'Uburengerazuba, mu majyaruguru, amajyepfo cyangwa se Uburengerazuba. Reka tuguhereze ikaze, wowe ufata umwanya wawe ukaduhereza ibitekerezo bigiye bitandukanye, wowe ufata umwanya wawe ugakora share, ugakora like, uri umuntu w'ingenzi kandi twifuza gukomeza kukubwira ngo ugubwe neza. Nkuko mubibona rero ahangaha murabiza abanyamakuru, turi abavugizi ba rubanda, turi kumwe n'umukobwa, umurebye ni umukobwa muto cyane ariko umaze kugira abana bagera muri 3, afite ubuhamya bugiye bitandukanye. Umuntu ashobora kwibaza se byaragiye utari nacyo kintu baduhamagariye, bahatubwiye ati ahangaha hari abakobwa baba barabyariye mu rugo, baba bakiri bato, baba babaye, baba bakeneye wowe aho uri hose wabafasha, cyangwa se wagira ikintu gito cyane ubagenera ukaba wakiboherereza, cyangwa se niba ari n'ubufasha bundi bugiye butandukanye ukaba wabafasha ko dolari tukareba wenda niba nawe ubuzima bwakomeza bukagenda imbere. Reka dutangire tumuhereza ikaze, atwibwire, atubwira ahantu aba, ahatuye n'ikintu akora muri rusange. Reka tuguhereze ikaze. Twahora Denise, ntuye mu karere ka Rubavu, umurenge wa Nyamyumba, kagari ni Akakiraga, umudugudu ni Warambo. Mu buzima busanzwe ndi umuturage bisanzwe, nta kazi nkira. Ya Denise, abaturage wenda ari abaturanyi bawe batubwiye ko uri umukobwa ukiri muto cyane ariko wenda hari ufite ubundi buzima yababayemo, cyangwa se waba warabyariye mu rugo bikava ku mwana umwe bikagera kuri 3 kandi nta bushobozi ufite bwo kuba wenda hari wabatunga. Ese byaragiye ute kugira ubyara umwana umwe nta bushobozi ufite bwo kumutunga ugashyiraho undi ukaba ugiye no kwibaruka undi? Byagiye ngewe byatewe n'ubuzima no kubura ababyeyi. Ufite imyaka ingahe imbere yaho ngaho? Ufite imyaka 22. 22, yego. No kubura ababyeyi, nkabura uwamfasha, nari umunyeshuri. Ubwo ababyeyi banjye bamaze gupfa, nabuze uwajya amfasha, ntawe nari mfite wo kunyicaza ngo angire inama. Nibona ndi mu nzu, hano ni kwa mama na papa, ndi mu nzu njyenyine. Ya niho bagusize? Niho bansize. Ababyeyi baba baritabye Imana mu gihe kingana iki? Abashize igihe kingana iki bitabye Imana? Agushira imyaka 10. Imyaka 10. Yabura abitabye Imana ufite imyaka 12. Yego. Nari muto, niga mu wa 5 primaire. Mu wa 5 primaire wari muto cyane. Ndihangana ndiga nyine. Kuri shida ngera mu wa 2 segonderi. Niho natwariye inda y'umwana wa mbere. Mu wa 2 segonderi. Ubwo hari mu mwaka wa hari mu we mwaka? Hari mu mwaka wa 2014. Ese kugira utwara inda byaratewe no kubura ababyeyi, cyangwa nyine ni y'amaraso umuntu ageramo akumva yuko buri muntu wese, buri gishuko cyose umuntu azanye akemera? Waba waratwaye inda ari ukubura ubushobozi, cyangwa wari ubufite uri kumva yuko nyine ari abantu bagushutse? Ubushobozi nari mfite, natwaye inda kubera inzara. Kubera inzara? Inzara, ntawo kunyambika, ntawo kungaburira. Ntwarinda gutyo kubera ko nabonaga yaranshutse n'inzara nari mfite. Tuba duhuye gutyo antera inda. Ishuri mba ndariparitse kugera n'izi saha. Nta nukubyara kubera ubuzima. Ntago nasubiye mu ishuri kuko ntawe nari mfite wo kundihira. Na nyuma yaho sinigeze mbona nungira inama avuga ati agize uno mwana, reka tumwicaze tumuganirize ntazongere. Ntawe nabonye. Inzara rero yandya gutyo bigatuma nishora nkajya muri izo ngeso mbi. Hari umuntu ushobora kwibaza ati se nk'uwo muntu wenda hari waba waragushutse akagutenda y'umwana wa mbere, yaba yaragushukishije iki? Byaragiye ute? Yanshukishije amafaranga. Niyo yanshukishije. Ni umugabo. Ni umugabo yari afite umugore? None nyuma yaho wibarutse, nyuma yaho ubyaye uwo mwana wa mbere, mwarigeze kubonana cyangwa se yahise agenda? Yahise agenda, ntago twongeye kubonana. Ni ukuvuga ngo mwabonanye utaza hatuye, ntago wari umuzi, nawe yarakubonye gutyo gusa? Yego.
n'ubu ngubu ntabwo mujya muvugana wenda hari ngo we wabona ko ufite nimero z'umuhamagare umubwira ati umwana wawe ameze gutya na gutya umwana wawe warakuze ageze kuri iki kigero ntabwo tujya tuvugana ni ukuvuga ngo nta n'akantu nuko ahantu yaba yararengeye wabuze okay reka wenda ari umwana wa mbere tumutaruke udukomereza urugendo rwo kugira ubyara umwana wa kabiri nyuma yo kubyara umwana wa mbere urugendo rwo kugira ubyara umwana wa kabiri nabaye aho muri ubwo buzima ubwo bigeze aho ngajya ngenda nkashakishiriza umwana nkatera ibiraka nyine ngahingira abantu nkajya no kubagara mba muri ubwo buzima ubwo rero umwana wa kabiri uko namubyaye ngewe twabonye akazi hano mu ruganda muri remote group noneho basaba ibikoresho uwo ese umwana wa kabiri yajyaga azana umusaza wanjye amutiza moto akajya ku moto umusaza wawe yari afite moto mwarabanaga ngaha mwese niba wari ufite basaza bawe kuki bo batakwicaje ngo bakugire inama cyangwa se ukurumva niba bari bafite amamoto ngo bavuga ati wowe icara mu rugo uko biri kose wowe mu bushobozi buke dufite tuzatukumenyera ibi ngibi nibi byageze aho umusaza wanjye ntago yatinze hano mu rugo yahise ashaka umugore ubatuye mu rugerero ubwo rero ngewe nagize inda ya uriya mwana wa kabiri musaza wanjye tutabana ubwo rero ajya kumva arambwira ati ibikoresho babasabye nyamara njye ndabifite tiwaza nkajya kubiguhereza kuko wari umbwiye ko bari gutanga akazi k'ikiyede yambwiye ko bazasaba abakozi ejo ubwo arambwira ati ugomba kurara ubijyanye yego hari nimugoroba arambwira ati twajyana atuye hari ikigufi twajyana ukajya gushyikira ibikoresho ndavuga ati reka nze njye kubishyikira mbone ko najya nkora icyo kiyede nkabona icyo nahereza umwana tugezeyo afite umugore n'abana 3 anzanira ibikoresho arambwira ati ariko bino nka mubyara wanjye ntago namwikangaga na bati ni mubyara wanjye ntacyo yantwara yari nuna mubyara wawe mugira icyo mupfana cya hafi bya bindi bavanga barabyarana afite umugore n'abana 3 arambwira ati ntago bino bikoresho byanjye ndabiguhereza gutyo uragira nawe icyo umarira ndangije ndamubwira ese nakumarira iki ko ngewe ubona ubuzima mpayemo ko wakamfashije nka mubyara wanjye ngo urashaka nyine ngo ikintu ngo umarira ngo ntago wakibura ubwo rero niko kumbwira ngo tujyamane nareba agahinda ndiho ku buzima icyo gihe twari tumaze manza ari umunsi tutarya twari twabwire twanaburaye ubwo nyine ndihambira ndamuhereza kuko kwitangira inda nta nubwo nako kazi nagakoze kubera iyo nda nyine yanteye nyuma yo kugutera inda si we ko twumva yuko atuye hafi ntabwo waba waramyegereye cyangwa se ntabwo ujya umuhamagara umubwira ati umwana akeneye ibyo kurya cyangwa se ngo agire ibintu bimwe na bimwe aba yagufasha ntabyo naramwegereye antera utwatsi ngo umwana asuwe icyo gihe wari ufite imyaka ingana iki wari ufite imyaka ingahe wari umaze kugera mu myaka ingahe ari kugutera iyo nda maze kugira 19 bigeza nyuma anarigendera ngo agiye kwiga university ubonaga kibinaha abinaha ngaha namubonaho ariko nta kindi amarira ufite nimero ze ntazo ngira none se waba warabijyanye mu bayobozi wenda ari ngo ubibwire umuyobozi umwe mu b'umurenge cyangwa se mu mudugudu cyangwa mu bakagari ubabwire ikibazo ufite yuko papa w'umwana yamwihakanye kandi ko nawe nta bushobozi ufite bwo kumurera ntawe nabibwiye none se ko icyo utabibabwiye utagerageje kwegera abayobozi ngo bibamenyeshe nawe bicare bazi icyo kibazo nabaye muri ubwo buzima ndavuga ati nta kundi byagenda ndavuga ati se nabibwira ubuyobozi wenda nta n'icyo bwamarira
ndabyihora nyine mba muri ubwo buzima no gushakishiriza umwana wanjye nkabagarira abantu ngabahingira ubuzima bugakomeza. None se nabuzi wenda ari muje ibibazo abantu bo ku murenge cyangwa se bo mu kagari bafasha? Barahari benshi. None se wowe kuki wenda rutagerageza ngo wegere abayobozi ngo babe bagufasha basi byibure byange uwagerageje kubabwira ikibazo cyawe? Hazamo kwitinya. Oya nago wakwitinya, none se ubwo ni witinya abana bararyute. Wagakwiye kwegera abayobozi wenda natwe turashaka uburyo tubigufashamo, tube twahamagara abayobozi bake na bake bo muri uyu mudugudu tubabwira ikibazo cyawe nawe wenda ubashe kuba watinyuka. Nditinya cyane. Uritinya. Nagiyeyo. Ariko twizere yuko wenda ari nko guhera uyu munsi ushobora gufata iya mbere cyangwa se ugatinyuka ukabegera wenda nawe ukajya muri wa mubare w'abantu bafashwa. Mumbworiye mukamvuganira ubwo buvugizi byaba ari byiza. Yari n'abantu wenda ari badukurikira bari hirya no hino, abari hanze y'u Rwanda cyangwa se abaranga mu Rwanda, ari abantu babumva bafasha, ari n'umuntu ubona ikiganiro akumva ari ikintu yakora, kandi ko dore bavuga ngo ufashije abatanze umugisha. Nawe uri kudukurikira muri aka kanya waba uri wose ufite nimero za mobile money uraza kuziduhereza ku buryo umuntu uramutse abonye iki kiganiro akumva wenda ari ikintu yakumarira cyangwa se ari ubufasha yaguhereza ashobora kuguhereza kuri mobile money, cyangwa se natwe gace kabutunyuzaho tukazagaruka tugize ute tukuzanira ubwo bufasha bw'abantu baduhaye, kandi turagerageza no kwegera abayobozi ture niba twakorera ubuvugizi. Ukuri mwamukoze cyane. Wenda ari nka gutyo ushobora gutanga nimero za mobile money ku bantu bose badukurikiye bakaba bazibona, kuko nk'umuntu wakireba akifuza kugufasha bikaba byakunyuraho byoroshye. 078 gerageza kongera ijwi kugira ababyumve neza. 078 94 666 226. Iyo niyo nimero yanjye ya telefone. Niyo ngiyo ni nimero ya telefone. Reka dukomeze utubwire nyuma yo gutwita umwana wa kabiri, umwana wa mbere, wa kabiri, uwa gatatu. Ese kuki wongeye kwemera yuko ongera gutwita umwana wa gatatu? Nawe ushaka kumuzana muri ubu buzima abamubanjirije bashaka kubamo? Byatewe n'ubuzima bwo muri iyi nzara ya corona. Iyi nzara ya corona noneho biba akarusho. Nikiraka nkakibura. Nkakibura rwose. Ariko abantu twigeze kumva, abantu twumvise yuko umuntu waba waraguteye iyo nda ya kabiri ari nawe waguteye ingi ya gatatu. Uwo ngo wari utuye ikigufi. None kuki utabishyikiriza ubuyobozi? Kuko urumva niba guteye inda ya mbere akagaruka akagutera n'iya kabiri nta kintu agufasha, kuki wenda utabishyikiriza ubuyobozi ngo ubuyobozi bube bwakurikirana icyo kibazo? Kuko n'uyu nguyu nawe ashobora kumwihakana, nawe kubaho bikazamugora, kandi umwana aba agomba kubaho neza akereka urukundo n'ababyeyi bombi. Ni ukudukorera ubwo buvugizi nyine mukabitumenyeshereza abayobozi. Nyine nejo yaguha igihumbi, ntago bujya apfa icyo kugutera inda gutya atamanjije yakugushakisha. Nejo yaguha icyo gihumbi, ejo izo sengisa ukibuka wongeye ukumva arakubwira ati ese bundi ko mbona umwana wacu nta kibazo, wakongera. Yagukubita noneho yarenze 10, uwo munsi ntaguha make ukibuka wongeye. Noneho rero ubuho nakarusho yamfatiranyije muri iyi corona. Wenda ari twe dusezeranye yuko nituva aha ngaha natwe turageza kuvugisha abayobozi, ariko nawe urafata iya mbere ukegera ubuyobozi. Dore twabonye utuye hafi n'akagari kari aha ngaha, mudugudu ari ikintu yakumarira. Dusezeranye yuko wenda uraza kubegera ukaba wababwira ikibazo cyawe. Nababwira ikibazo cyanjye. Kuko ari abakobwa bameze nkawe benshi cyane bafasha, kandi bya bintu leta ibafasha bikabagirira akamaro kanini cyane. Barabafasha ngizo mbashanyo nge ntazo mbonaho. Urumva nawe bagakwiye kuzibona. Ntazo mbonaho rwose. Ngo hari amahugurwa y'abana b'abakobwa babyariye iwabo bagacyura amafaranga nk'ibyo ngewe ntago mbibamo. Urumva nawe ugiye ukwiye kubijyamo. Dukomeza, ni nyiki wabwira wenda hari abakobwa babayeho mu buzima wigeze kubamo, niye nama wabahereza kugira wenda nabo nyuma y'imyaka runaka batazisanga baba mu buzima nk'ubu ngubu? Nicyo wababwira, niye nama wabagira?
wenda ndahera nko ku bakobwa batari babyara ariko nabo nyine baba mu buzima bubagoye kuko hano hanze barahari benshi cyane. Abo baba mu buzima bubagoye batari babyara, ndabagira inama ko ubwo buzima arimo niho umugabo amufatira, kandi wareba ubuzima urimo yaza ukabona utareka icyo giceri kubera inzara, ahubwo bajye bihangana agerageze guhakana, yiyegere n'umuturanyi w'umumama mubwira ati nyamara haje ikigabo kimeze gutya na gutya kirambwira ngo nitujyamane kubera inzara. Burya umuturanyi ntago yakwima ku biryo, yanakwitanga akakubwira ati ujya kurya mu rugo saa sita na nimugoroba, ariko wirinde. Ngewe inama nabagira rwose, yego yabibe yego na oya ibe oya. Umugabo naza ukamuhakanira ukamubwira ati oya ntacyo azagutwara, nagira no kukwendereza ubimenyesha ubuyobozi. Nk'uwo nguwo nujya umubona anakubwiye n'ubujajwa, ujye wihangana ubibwira ubuyobozi, abwira ati nyamara ngewe runaka arankabirije aza kumbwira ibintu nk'ibi, kugira ngo bamumenye bamuhane, bamenye guhakana. N'abakobwa babyariye iwabo ndabagira inama, niba ubyaye ubwa mbere ntukabe nkanjye ngo ubyare ubwa kabiri, egera na muganga, onapo ni ubuntu uyigemo. Ariko niba ugiye muri ya onapo ntago baba bakubwiye ngo ukomeze wishore, wirinze inda ariko ntago wirinze sida, wifate, ntago ari ubuciye igikuba, nta nubwo ariho ubuzima buba burangiriye. Imana ibizaguhereza uwawe bitewe n'uko wagize imyitwarire. Niyo nama nabagira ko bagomba kwifata. Nawe kandi twizere ko ugiye kwifata, ubu utazagaruka tugasanga n'ufite abana 5. Ngiye gushyira kandi bino bintu rwose wihangane ubimenyesha ubuyobozi, wegera abayobozi, abaturanyi, ujye ugisha inama kugira, kuko wenda no kubyara abana benshi udafitiye ubushobozi uba wangiza n'ejo hazaza habo cyane. None ni iki wifuza wenda ari kugira abantu bose badukurikiye? Nifuza ko mwansabira ubufasha, ngo dore ndahomba muri iyi nzu, nari ndogosheje tuno tujumba, n'umuturanyi ejo nagiye gufasha mu murima watumpaye nitwo ndetse dore nta mituweli nkira, nda n'igikoresho, kandi ubwo ndi hafi kubyara. Mwamvuganira niba ari nk'umugira neza rwose akamfasha ngareba ko nabona udukoresho two gufatira. Turabizi muri iki gihugu hari abagira neza benshi cyane kandi baba bafite umutima wo gufasha, uko biri kose barahari. Wakomeza mwamvuganira niba rwose ntayo bagira, mukamvuganira bakayimpereza, ufite uwo mutima nabo Imana izabaha umugisha. Ubuvugizi nasabaga. Reka tugushimire kandi tukwizeza yuko natwe turagerageza kwegera abantu babishinzwe cyangwa se bafite umutima wo gufasha bakagufasha, ubwo byazakunda tukazagaruka. Kandi n'abantu banatanze nimero yawe, n'abantu bashaka kuzabikunyuzaho bakazakoreza kuri mobile money. Kandi ukomeze wifate, wirinde, burya kubyara abana benshi udafitiye ubushobozi uba wangiza ejo hazaza habo cyane, bitera n'ubukene. Murakoze cyane. Nawe urakoze. Imana ibahe umugisha. Nawe Imana igumusha kandi ukomeze kugubwa neza. Buriya nibikunda tuzongera tubonane. Murakoze cyane. Reka dushimire mwe mwese mukomeje mwadukurikiye muri iki kiganiro, tukubwira niba uko ufite umutima ufasha, niba wumva yuko ari ikintu wafasha uyu muvandimwe ufite abakobwa abana 3 kandi ugikomeza no kubyara bitewe n'ikibazo cy'ubukene arimo, turifuza yuko yatanze nimero ze, ushobora kumwohereza cyangwa se natwe tukaducishaho ubwo bufasha bwe. Turakwizeza neza yuko nuducishaho ubufasha bwe tuzongera kugaruka hanga tugakorana ikiganiro. Ubufasha bwe tubuzanye kandi turabizi neza ku mutima mwiza mugira muzabikora. Murakoze cyane.